nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugira aha mwumva ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga kuko muzi ibibazo tumaranye iminsi imyaka bijyanye n'abaturanyi bo muri Kongo. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda, ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide. Ubundi uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga. Ubundi ni impanga we are supposed to be twins literally. Ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo, kugira ngo mwemere ko mwabaho kubera abandi. Ni icyaha, dukwiye kukigira icyaha. Ntabwo twaremwe n'abantu abo ari bo bose, ntabo. Aramutse neza, muraho mwese. Ndishimye kubona uyu mwanya, namwe mwese mbashimira kuba muri hano kugira ngo iyi nama y'umushyikirano ishobore kugenda neza kandi bifite icyo bimariye igihugu cyacu. Nk'uko byavuzwe, iyi ni inama ibaye kenshi kandi buri uko ibaye ibyaganiriwemo, ibyemezo byafashwe bigenda bigira uburyo biduteza intambwe ndetse ndende ituganisha ku bindi biganiro n'ibindi bikorwa, bityo igihugu kigakomeza gutera imbere uko bikwiye. Ibyo byose tujya gutangira urwo rugendo twashingiraga ku gushaka kwigira nk'abantu, nk'igihugu, ku buryo tutabaho bitewe n'amahirwe twagize kubera ko ari uwatugiriye imbabazi agashaka kudufasha, yaba yabuze bikatugiraho ingaruka zitari nziza kandi mwese muzi. Kwigira rero niyo ntego, niwo mugambi, niyo nshingano twese dufite, dukwiriye kuba dufite. Umushyikirano rero uhuza inzego nyinshi zitandukanye, iza leta, iz'abikorera, civil society,
ndetse n'abaturarwanda gusa bihitiraga kenshi turabatumira nabo bakaza bakaba batanga ibitekerezo byabo. Ibyo byose imibare iragenda yerekana ko twagiye dutera intambwe. Hari imibare y'abavuye mu bukene n'abo tugejeje aho bashobora kwigira bagahera aho bagakomeza inzira yo gutera imbere. Ibi byose bigenda bigaragara. Ariko igihugu nk'icyacu, u Rwanda, ibibazo ndetse n'amahirwe twaba dufite byose ubishyize hamwe, imiterere yacu ntabwo twakumva bihagije ngo twateye intambwe. Dushaka kongeraho gutera indi ntambwe, gutera intambwe ndende kurusha iya mbere, kandi kubihozaho. Nibwo buryo twabaho, nibwo igihugu cyabaho, nta bundi buryo. Ubundi buryo ni ukwemera tukaba abihebye gusa, tukavuga ko ubukene, umwiryane, politike mbi ntacyo bidutwaye, tukabaho dutyo nk'uko byigeze no kubaho n'ubundi, byabayeho imyaka myinshi. Niba ibyo ntacyo bitwaye, ubwo abantu bakwikomereza nyine uko bisanzwe. Ariko niba ari abantu bashaka kwiha agaciro, bashaka kwigeza aho bakwiriye kuba bagera, bakwiye gukoresha uburyo bwose buriho, ari ubwo twifitemo, ari uburi ku isi, dushobora gusangira buturutse n'ahandi, icyo gihe bifite icyo bidusaba kinini. Ndetse byasaba na bamwe kudasinzira rwose, bikakuraza amaso ureba, ariko kurushaho unatekereza icyatuma utera intambwe mu nzira y'amajyambere, cyangwa se nk'abayobozi uko uyitera niko ubigezaho n'abandi, cyane cyane abo tuyobora. Abaturarwanda baba baduhanze amaso nk'abayobozi, ibyo dukora byose baba badutezeho byinshi, inkunga yatuma bitari ukuramuka gusa, cyangwa nta n'ufite n'icyizere ko ari buramuke. Kuramuka bikaba ngombwa, kuramuka neza bikaba ngombwa, kandi bigahoraho, kubera ko niko abantu bakwiriye kuba bakora, niko bikwiye kuba bimeze, niko tunayibona na henshi handi ku isi. Ku isi tubona ibyiza twifuza, bateye imbere, hari bamwe muri bo batangiriye nk'aho turi cyangwa nyuma yaho.
kuba barashoboye guhindura imibereho, ubuzima, iterambere ry'igihugu, ntabwo ari uko baremwe bitandukanye n'uko twebwe twaremwe. Twese dufite inkomoko, dufite aho duturuka, ntabwo hatandukanye ku isi abantu uko babayeho, uko babayeho ni bimwe. Impamvu byagera hagati rero bigahinduka, bamwe bagasa nk'aho baremye abandi, ntabwo ari byo, nta nubwo mukwiriye kuba mwabyemera. Ariko kubyemera ni ugushaka kuguma aho uri hatameze neza, ukumva ntacyo bigutwaye. Iyi nama y'umushyikirano rero ni ukugira ngo mu biganiro byose turi bugezweho mu mateka y'uyu mushyikirano ndetse n'amateka y'igihugu cyacu, tugira icyo tubivanamo, bitwibutsa, dushingiraho dukora ibyo dukwiriye kuba dukora, birimo gushakisha imbaraga za buri wese tukazishyira hamwe, igihugu kigatera imbere. Ubwo harimo abantu bose n'ibidutandukanyije ibyo ari byo byose, kubirenga tukabivanamo, kujya hamwe tugakoresha imbaraga zimwe ku gihugu kugira ngo gitere imbere. Aho rero harimo no gufata inshingano, gufata inshingano cyane cyane ku bayobozi, kugira ngo ibyo dukora, ibyo dukwiye kuba tugeza ku bo tuyobora, igihe nikigera tube twabibazwa, tubazwe tuti wemeye iyi nshingano, iyi nshingano isaba ibi, turabizi, wahawe amikoro ameza atya mu nyungu z'Abanyarwanda bose, ibyo wabigenje ute? Ayo mikoro wayakoresheje ute? Wayagize ayawe gusa cyangwa wayakoresheje ku buryo bigera kubo byari bigenewe? Icyo ntabwo dukwiye kukinyura uruhande n'umunsi n'umwe. Kubazwa ibyo dushinze tukabisobanura, ndetse byaba ngombwa tukabyishyura igihe tutashoboye kubisobanura ko byakoreshejwe muri izo nyungu rusange. Kandi bikunze kubaho kenshi, bibaho kenshi, ndetse rimwe na rimwe bamwe bakagira amahirwe ntibamenyekane, cyangwa ibyo bakoze bitari byo ntibimenyekane, ariko dukwiye gukomeza umuco, aho byamenyekanye umuntu akwiye kubibazwa, akwiye kubihanirwa. Ndetse ibi ndabivugira ko hari ibintu byinshi twashoboye gukemura, hari ndetse bijyanye n'umuco twahinduye hirya no hino, ariko hari ibindi byanga bigakomeza, kandi birangiza
bituma tudatera intambwe ndende mu gukemura ibibazo by'igihugu n'abanyarwanda. Ntanze urugero rworoshye rwihuse, mugomba kuba mubizi mwese, ibintu bijyanye n'imishinga. Imishinga isaba ibintu byinshi, kuyitegura no kuyishyira mu bikorwa. Ugasanga umushinga warateguwe ariko utegurwa bituzuye, kubera ko niba ari urwego runuru rubishinzwe mbere y'abandi, ugasanga urwego ntabwo rwakoranye n'izindi nzego bakwiriye kuba bafatanije kugira ngo bategure uwo mushinga. Icya kabiri, niba n'umushinga watangiye, ukwiriye gukurikiranwa, kureba ko ugenda uko byari bikwiye kuba bigenda. Ugasanga kenshi umushinga uri aho, waba wahagaze, waba ugenda nabi, waba ugenda buhoro, ntawe ubizi, ntawe akurikiranye kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Ibyo ni ibintu tumaranye imyaka myinshi aho tubereye aha. N'intambwe yatewe ikaba intambwe ntoya cyane, cyangwa se igaterwa umunsi umwe, undi munsi bikaba byibagiranye. Ibyo nagira ngo tugende tubishakira umuti, tubigeza ku musozo wabyo. Bigomba kugira ubwo bihagarara, ntabwo byahoraho bityo iteka. Cyangwa se uburyo bwo kubikurikirana no kubaza abantu bisobanura akaba ari wo urushaho intambwe bikajya mu bikorwa. Tukamenya ko bitagenze neza byose biba bifite ubishinzwe akabibazwa vuba na bwangu, bidakomye no gutinda. Ibyo ndabibibutsa kandi ndabibasaba. Tugomba gushaka uburyo ibyo birangira. Hari ibindi byinshi bikorwa nabi, bikavanga, bikazanamo leta, bikazanamo abikorera, bikazanamo, ugasanga umushinga waratangiye urakorwa, uragenda nabi. Hari imishinga myinshi tuzi iriho n'ubu ngubu, byose nirwa mbirondora. Ugasanga umushinga wagomba gukorwa mu myaka 2, uri mu wa gatatu, uri mu mwaka wa gatatu, uri mu wa 4, ntacyo ubona kivamo, ariko abantu bagakomeza nkaho ntacyo bitwaye. Ibyo rwose bikwiriye guhagarara. Ubwo ni umwanya mbonye wo kubwira abantu mwese muri hano uko mungana, kugira ngo tubishakire uko byarangira vuba. Ndetse ugasanga abakora mu mushinga, abaturage bakwiriye kuba bishyurwa, ubundi nta kibazo bafite. Abayobora imishinga,
ndetse harimo n'abikorera bo barahembwa imishahara, barafite inyungu zabo, ariko ukora wa buri munsi wa wundi umuturage ntacyo ahabwa. Wazabaza bakakubwira ibibazo byari bihari, ariko niba byari bihari wowe kuki wahembwe? Kuki waba warahembwe wowe umuturage wakoraga ntahembwe? Ejo bundi aha mu minsi mikuru, igihe cya Noheli n'Ubunani tuvuyemo, hari ahantu hatandukanye abaturage bari bagiye kugumuka kubera ko ababayobora bayoboye imishinga, baba aba private sector cyangwa government, bo bari mu bwangu bashaka kwigendera ngo bajye kuruhuka. Ariko umuturage buri munsi yatwariraga umwanya kugira igikorwa akora, we mukamusiga aho ngaho ntacyo mumwishyuye. Icyo kigomba guhagarara byanze bikunze, cyangwa se abantu bagomba kubibazwa bakabyishyura. Niba biri mu mujyi wa Kigali, meya n'abandi bayobozi bakwiye kubibazwa. Ibazwa ntabwo ari ukubazwa gusa kubaza usubiza icyo ushaka, kubibaza mvuga urakwiye kubihanirwa. Ubwo ni urugero ntanze, ariko n'ahandi ahari hose, no muri za minisiteri, aho mufite uruhare mu bikorwa, mu baturage, mujye mubikurikirana, murebe ko ibintu bigenda mu buryo uko bikwiye. Niba havutse ikibazo, icyo kibazo kirasobanurwa, abantu barasobanura, abantu bakabyumva, ibyo nta ngorane ikwiriye kubihari. Kuri ibyo by'uruhande rutureba ku buryo bw'umwihariko nk'u Rwanda, reka mbihagaritse aha. U Rwanda n'ibibazo byacu, hari ibibazo byinshi rwose dufitemo uruhare twebwe bitureba. Ntabwo twavuga ngo hari undi wabiduteye, ni twebwe twiteye ibyo bibazo, dukwiye kuba tubishakira umuti, ntitugire abo tureba ahandi ngo twibwire ko aribo bazadushakira umuti cyangwa aribo babiduteye. Ibyo ni byo nsorezaho mbabwira ku bijyanye n'igihugu cyacu. Ariko igihugu cyacu gifite amateka maremare kandi atari meza. Uhereye mu myaka hirya aho muri iki kinyejana twarangije, bigakomeza no muri iki ngiki. Ibyo bibazo muri ayo mateka ni ibituruka hanze. Igihe rero dushaka gukemura ibibazo byacu binavugaga bitureba nk'igihugu, dukwiye no kuba twibuka iteka ko hari ibikomoka muri twe, hari n'ibikomoka hanze. Ndetse ibikomoka hanze, wenda reka mbigabanye mbigire 50% 50%. Ariko ibituruka hanze byo biranakaze kurusha. Niho rero navugiraga bya bundi bwa mbere, kuvuga ngo ikintu cyo kugira ngo mwemere
ko mwabaho kubera abandi ni icyaha dukwiye kukigira icyaha. Ntabwo twaremwe n'abantu abo ari bo bose, ntabo. It doesn't matter how powerful you are. It doesn't matter how rich you are. It doesn't matter how willing you are to use it to wrong ends. We, from a small country like Rwanda, we should be able to stand up to that. Kuri jye ibingibi tuvuga by'amajyambere mu mushyikirano, twavuze poroje zitagenda neza, biki, okay, nibitureba tugomba gukosora. Ariko ntabwo wabikosora neza utafite kumva aho uva n'aho ujya n'icyo uri cyo n'ikikugize icyo uri cyo. So muri aya mateka rero agenda agashingiramo ibintu byinshi. Ku Rwanda byo ngira ngo ni umwihariko ku isi yose, ngira ngo nitwe dufite ibiteye gutyo bikaze. Twifitiye nk'ibibazo byacu, ariko dufite nk'ibibazo duterwa n'abandi. Reka mpere ku bibazo by'akarere turimo. Muzi ibibazo tumaranye iminsi, imyaka, bijyanye n'abaturanyi bo muri Congo. Ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka, Abanyarwanda n'Abarundi babita ko ari impanga. Ubundi ni impanga. We are supposed to be twins, literally. Ariko Abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'Abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera jyewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi. Ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga, kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo, jya utega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi, icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo, mbivugire aha, mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye, rwose ndishimana, ntagira impamvu. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi, ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda.
rwose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Kongo, ariko ituruka n'ahandi. Uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje bagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuzi ko byabaye, ubushize murakuzi. Sinzi niba mutegereje ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera, nibyo navugaga bituruka hanze. Bikaba ko turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Kongo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Kongo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda, zigisha ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Kongo, cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Kongo, MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Kongo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uba uvuga. Cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing. Because the UN is everybody, but at the same time it is nobody. The international community is all of us, but actually it is none of us when it comes to some of these problems. So you don't know who to hold responsible. Who is supposed to be held responsible? In the end, the convenient path is to find the
a culprit, to find somebody else who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours, you, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about? Now, that force was put there. I just use a simple explanation, try and cut the long story short. Many times, I meet ambassadors of countries credited here, either based here or based outside. Or I meet government ministers of different countries. And when you are talking about this problem of Congo, one of the many questions they ask is always, how many Interahamwe are there in Congo? How many FDLR? In other words, what they are trying to say is, you have turned it into such a big problem when actually they say some of them are old. They are 90 years old. I say, but if you are saying they are 90 years old, it means they are there. But to become 90 years old, if you have children that you train and put in their heads this kind of ideology, and they end up being militias or fighters within FDLR, I mean, how does being 90 years old become irrelevant? How? So they ask me, how many? The easiest answer for me sometimes is, why don't you ask the UN forces you put there? You sent these forces to go and deal with this problem, among others. So they should really be telling you how many or what they are doing. Second, I answer them on issue of hate speech. How do you count the numbers? If the president of the country, that is Congo, or his assistants or heads of different institutions publicly talk about genocide, talk about attacking Rwanda, talk about all kinds of things as relates to genocide ideology. How do you count that in numbers? So you tell me how many give such a speech? Well, I also tell you, even if you think there are few who give such a speech, there are millions who are listening. And among them, they are recruited into that, and they become part of the threat that Rwanda faces. Others come and say, yeah, but Rwanda, I think you are strong enough. I have not understood the meaning. I say, strong enough to do what? To sit back and be run over?
I said, is that what you do in your own countries? I wish I was actually strong enough. I'm not. I wish I was strong at all. Then I would, take such threats as simple as something I can deal with as and when I need to do that. But I'm not, because I'm not in the end, because I even depend on you. One day you decide these people in international community, they have, I think they took things literally. They are helpful. I would say they are helpful. They have been supportive. But they even are supportive in creating problems for us. They are helpful in one sense of solving the problems, and helpful in another sense of creating problems for us. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. Sometimes you feel choked by this kind of. But instead of being choked by all of that, I will be choked by just being defiant and telling you to go to hell.